application yacu kuri TuneIn hose turiho n'izindi radio directory za online. Aho turahabaye hari umukunzi wacu wavuze ngo tuzamuganire ku bijyanye n'uko tuganira ku ikoranabuhanga ku bijyanye n'icyo bita ama operating system, itandukaniro ryayo naho ziyagenda akoresha. Hano turibanda kuri amwe make akoreshwa n'abantu benshi. Ikoranabuhanga rero rya mudasobwa rimaze guhindura ubuzima mu ngeri zitandukanye. Imirimo myinshi ikorwa n'abatuye isi igenda irushaho kwiyegereza mudasobwa, ndetse hari nishobora guhagarara burundu mu gihe zaba zitagikoreshwa. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 19 umwongereza Charles Babbage niwe wakoze mudasobwa mbere ifatwa nk'iyahereweho hahimbwa izindi zirimo nizo dukoresha ubu ngubu, bishingiye ku nyota yo kongera ubushobozi bwa mudasobwa no kurushaho kwibyaza umusaruro. Abahanga mu kinyejana cya 20 bakoze uko bashoboye kose bakora mudasobwa zisumbye ubushobozi zari zarakozwe hashingiwe ku buhanga bw'uno mugabo Charles, kuko zitari zikijyanye n'igihe ndetse ntizitange n'umusaruro ujyanye n'ubumenyi bwari bugezweho muri icyo gihe. Uramutse ukoresha mudasobwa mu kazi kawe cyangwa se mu buryo busanzwe, birashoboka ko waba warumvise ijambo operating system rimwe cyangwa inshuro nyinshi. Operating system ni gahunda ya mudasobwa ituma ibice byayo bifatika bigirana isano n'imikorere ihuye neza, ku buryo nk'igihe umuntu ari kwandika akoresheje mudasobwa inyuguti akanze ahita yibona imbere mu kirahure cyayo nk'uko abyifuza. Muri make nta muntu ukwiye kugira ingingimira mu gushimangira ko operating system ariyo bwonko n'umutima bya mudasobwa, nubwo nayo ibarirwa mu bice bidafatika bigize mudasobwa, aribyo bita softwares. Muri ibice bidafatika nyine, kubera ko iterambere ry'ikoranabuhanga ryazanye n'ubucuruzi bujyanye naryo. Abakora porogaramu za mudasobwa bakoze operating system nke ugereranije n'ubwinshi bw'izindi porogaramu zikora ibintu bimwe cyangwa se bijya gusa. Operating system zizwi cyane kurusha izindi ku isi y'ikoranabuhanga rya mudasobwa ni enye: Windows, MacOS, Chrome OS ndetse n'ubuntu Linux. Umuntu uguze mudasobwa bwa mbere nta guhitamo guhagije aba afite ku ikoreshwa rya operating system ijyanye n'ibyifuzo bye byose 100%, kuko iziyoboye izindi mu gukoreshwa na benshi nazo zigiye zifite buri imwe icyo itandukaniyeho cyangwa se irusha iyindi. Operating system ni ituma n'izindi porogaramu za mudasobwa zose zikora ibyo zagenewe nyuma yo gushyirwa muri mudasobwa. Ikindi ugomba kumenya, buri operating system ifite ibyiza n'inenge yihariye. Windows na za Mac OS nizo zifatwa nk'izikomeye kurusha izindi hashingiwe ku bikoresho zikoreshwamo na za program zijyana nazo ndetse n'imigaragarire yazo, ibyo bita interface muri mudasobwa. Chrome OS ikundirwa uburyo yubakitse neza kandi ikabikoreshwa mu bikoresho bihendutse, mu gihe ubuntu Linux yo ikundirwa umutekano wayo ndetse no kuba iboneka nta kiguzi. Akadere kuri Windows niyo iri muri za mudasobwa nyinshi kurusha izindi zose ku isi, bituma ari nayo izwi n'abantu benshi cyane. Ikoreshwa muri mudasobwa z'amoko atandukanye usibye Apple, uretse ko nayo bayishyiramo iyo bishatse. Abahanga baragufasha nawe ukayishyiramo, ndetse ikagira n'ubushobozi bwo gukorana na porogaramu nyinshi bitagoranye cyangwa se ngo bisabe undi mwihariko. Hari impamvu nkubwiye ko no muri mudasobwa za Apple bashyiramo Windows, ni nkuko hari na mudasobwa za Windows nawe ushobora gushyiramo porogaramu ya MacOS bigakunda, nubwo atari cyo biba yaragenewe. Muri iki gihe rero n'isi igezweho, murabizi Windows zageze zari nyinshi, 10 na kangahe, zahereye kuri za XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 8 n'izindi zagiye zibaho. Nubwo Windows rero ishimirwa kuba ikora neza ibintu byinshi, inengwa kuba itaragira uburyo butekanye kandi budahindagurika nka nyenzi zayo nka Mac OS cyangwa se ubuntu Linux. Urumva ko nyine hari ikintu kigira ibyiza, nyine ikintu cyose kigira ibyiza ndetse na defo. Reka tujye kuri Apple MacOS.
izwiho kugira ubushobozi buhambaye mu ikoranabuhanga rya mudasobwa rigezweho muri kinyejana cya 21 ndetse ikaba igaragara neza. Kubera ubukorikori n'ubuhanga abakozi operating system bayihaye, byafashije abakoresha za porogaramu ziremereye nk'izifashishwa mu gukora amafoto, video, gushushanya imbata n'ibishushanyo mbonera by'ibikorwa remezo boroherezwa mu kazi. Abakoresha ikoranabuhanga bayinenga ko ikoreshwa muri mudasobwa gusa za Apple no mu bikoresho bya Apple gusa. Ikindi kibazo cya MacOS ngo nuko iyo ugize ikibazo mu kuyikoresha bigoranye ko ubona umuhanga cyangwa se uguha ubufasha mu buryo bworoshye, kuko bisaba kubona abasanzwe bazobereye ibikoresho bya Apple, nabo bakiri bake cyane. Ushobora gusanga mu nshuti ufite ari nka 2 cyangwa 3 gusa. Porogaramu rero z'imikino kuri MacOS ziracyari nke kuko zitorohera abazikora kuzihuza neza nayo. Urumva nyine kuri abantu bakunda ama gaming ziracyari nkeya cyane ku buryo nyine bishobora kukugora niba ukunda ibintu by'ama game. Katije ku buntu Linux, ikirusha izindi operating system nuko nta kiguzi isaba mu kuyitunga kandi ikabiguha ibyo ukeneye byose mu buryo bworoshye cyane. Nta buhanga bwinshi cyane bugamije inyungu ubuntu Linux ikoranye, kandi ishobora gushyirwa muri mudasobwa iyo ari yo yose ikoreshwamo Windows. Ubuntu Linux ishobora no gukoreshwa bitabaye ngombwa ko umuntu abanza kuyishyira muri mudasobwa, ahubwo ikaba iri nko ku kintu icyo ari cyo cyose wabasha kubikaho porogaramu ya mudasobwa, nko kuri USB flash disk cyangwa hard disk. Iyo operating system ivugwaho kugaragara neza kandi ikorohereza abakoresha porogaramu zijyana nayo. Ku rundi ruhande ariko ivugwaho ko kuba ikoranye ubuhanga butamenyerewe na benshi kandi porogaramu zijyana nayo zikaba ziri inyuma mu ikoranabuhanga ugereranije na Windows, Chrome OS na MacOS. Indi nenge y'ubuntu Linux ngo nuko itajya ikoreshwaho porogaramu za Photoshop na Microsoft Office, nubwo hari izindi ifite zijya gukora kimwe n'izo porogaramu nkubwiye. Ubuntu Linux ishimirwa kuba itekanye kandi idahindagurika, bituma abakoresha cyane mu byitwa servers, kandi ikoreshwa cyane ahantu kubera ko yubakanye ubushobozi bwo guhangana na virus n'abazikora bagamije kwiba cyangwa se kwangiza amakuru y'ikoranabuhanga. Reka tujye rero ku yindi operating system yitwa Google Chrome OS, cyangwa so OS ubwo nihengera OS ni operating system. No operating system ifatwa nk'iyaje korohereza ku buryo bukomeye abakoresha internet na programs zijyana nayo. Igitekerezo cyo kuyikora gishingiye kuyigira ububiko bwo kuri internet bwa mbere bugezweho kandi bisa naho yarenze urwo rugero, kuko isigaye inafasha kuba umuntu yakoresha program zisanzwe zihariwe na telefone ngendanwa gusa. Imigaragarire cyangwa se ya Google Chrome OS iroroshye cyane, kandi ubwo ni interface ine ibereye ijisho ry'abayikoresha ku buryo nta ihuriye na MacOS ndetse na Windows. Ikibazo gikomeye kinengwa kuri no operating system nuko program za telefone yifashisha zihindagurika cyane, kubera ko inyinshi muri zo ziba zarakorewe telefone kurusha mudasobwa. Chrome OS kandi ntikorana na program ya Adobe Photoshop, Microsoft Word n'izindi zitunganya video. Ku rundi ruhande ariko yihariye uburyo bwinshi bukurura abakoresha mudasobwa bashya, by'umwihariko abanyeshuri, kuko hari program nyinshi zikubiyemo imfashanyigisho. Hano rero mu gihe ugiye guhitamo operating system ushyira muri mudasobwa yawe, ni byiza kubanza kureba ubushobozi bwa mudasobwa yawe cyangwa se ikindi gikoresho nka telefone, iPad n'ibindi ushobora kwikoreshamo. Ni ingenzi kandi kubanza ukareba za program zose zishobora gukoreshwamo, zirimo iz'imikino n'izikora ibindi bintu byihariye nk'amafoto n'amavideo. Ugomba kandi kureba imigaragarire ya interface twakubwiye, nk'iyo muri operating system, applications z'inyongera ifite, uburyo ikorana na telefone ngendanwa ndetse n'ububiko bwo kuri internet. Ikingenzi kandi hano utagomba kwibagirwa n'ubushobozi bwayo bwo kudahindagurika, umutekano wayo n'amavugurura mashya, ibyo bita updates zigufasha kurushaho gukoresha
mudasobwa yawe neza. Nicyo twakubwira, twaba tukubwiye ibyo ngibyo kuri izi operating system. Meta yakoze impinduka ku mbuga nkoranyambaga zayo nka Instagram, Facebook Messenger, bigamije kurinda byuzuye abana bazikoresha. Meta igaragaza ko abana bategeje imyaka y'ubukure, no kuvuga bari munsi y'imyaka hagati ya 16 na munsi ya 18, hagati ya 16 na 18, bijyanye n'amategeko ya buri gihugu batazongera kwakira ubutumwa cyangwa ngo bashyirwe mu matsinda yo kuganira ama group chat cyangwa se yego, bikozwe nabo badasanzwe bakurikirana cyangwa se badasanzwe bafitiye aho bahuriye kuri Instagram cyangwa Facebook Messenger. Ni impinduka nshya z'iki kigo cyashyizeho nyuma y'ibirego byinshi byakomeje gushinjwa mu myaka ishize, nyine aho abaharanira uburenganzira bw'abana bagaragaza ko uburyo Facebook na Instagram byubatse biri mu buryo biha urwaho bamucutse umumpe, bahohotera abana umunsi ku wundi. Bitandukanye n'amabwiriza yari asanzwe ahari, aho abari hejuru y'imyaka 19 bari bo gusa batabashaga kuba bakwandikira cyangwa se ngo bakurikirane abari munsi y'imyaka y'ubukure ku mbuga nkoranyambaga. Bakuri dushyiraho nyine amatariki igihe twavukiye. Kuri ubu rero amabwiriza yashyizwe kuri bose hatitaye ku myaka umuntu yaba afite. Ni ukuvuga ngo niba ufite imyaka 20 ntiwemerewe kwandikira kumwandikira, ariko niba uri umwana uri munsi y'imyaka y'ubukure nawe ntiyemerewe kwandikira mugenzi we mu gihe bataziranye. Urumva ko ni uburyo bwo kugira ngo nyine barinde abana, ni protection y'abana, kandi ibingibi koko bahajyaga habihohoterwa ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga ku bazikoresha by'umwihariko. Uretse amabwiriza mashya yashyizwe kuri konti z'aba bana n'uburyo umubyeyi ashobora kugenzura umwana we bwongerewe imbaraga. Uretse kuba babona ubutumwa bw'intabaza bugaragaza ko umwana hari ibyo yahinduye kuri konti ye bijyanye n'umutekano ndetse n'amakuru ye bwite, kuri ubu ababyeyi bahawe n'uburenganzira bwo kwemeza cyangwa se kwanga ubusabe butandukanye, burimo nko kuba yabuza umwana kuba yashyiraho ifoto ye ngibe yarebwa n'abantu bose. Meta rero yatangaje ko abakoresha Instagram bose bazamenyeshwa aya makuru nyine. Bari munsi y'imyaka rero y'ubukure bakoresha konti zisanzwe zigenzurwa, izasaba ko basaba ababyeyi babo cyangwa se abandi babareberera kugira ngo bafashe uburyo bushyirwe kuri konti zabo. Meta rero yateguje ko uretse izo mpinduka nshya kuri ubu iri kuba ku bundi buryo bwagenewe gukumira ko ukoresha izi mbuga yakwakira amafoto n'amashusho bidafututse nk'iby'urukozasoni, amafoto ateye ubwoba n'ibindi, kabone niyo yaba yoherejwe n'umuntu basanzwe bavugana. Ikintu cyiza cyane. Anga ushaka kubigenzura ibica muri account privacy application